ni ishyano, ni ibintu bitangaje aho muri Nigeria pasiteri abanza gukorakora igitsina cy'umukobwa mbere yo kumusezeranya. Pasiteri Chinedu avuga ko ngo aba ashaka kumenya niba aba bakobwa baba bagiye kurongorwa abazabyara cyangwa batazabyara, ngo ibi bigakorerwa mu rusengero abantu babireba. Gusa ngo hari igihe umugeni asabwa kujyanwa ahiherereye agakuramo umwenda w'imbere kugira ngo akorakorwe neza, maze pasiteri abone uko amusuzuma. Pasiteri Chinedu wo muri Nigeria yavuze impamvu ituma apimira imbere y'iteraniro ibitsina by'abakobwa abasengera mu rusengero rwe mbere y'uko bashyingirwa. Asobanura ko ngo aba agamije kureba ko bazabyarana n'abagabo babo. Uyu mukozi w'Imana yavuze ko ngo ibyo akora bifite akamaro kuko ngo bizafasha aba bakobwa gufata icyemezo ku rushako rwabo. Uyu mupasiteri yagize ati, ibi bituma abakobwa badashaka ngo birangire nta bana babyaranye n'abagabo babo. Abo nsanze batabyara mbagira inama yo kudashaka, kuko gushaka ntubyare birutwa no kwigumira iwanyu. Uyu mupasiteri ngo iyo arimo gukora igenzura rye, ibinyamakuru byo muri Nigeria bivuga ko akenshi abikorera ahabona imbere y'iteraniro. Uyu mupasiteri dore uko ngo iki gikorwa gisa n'igitangaje gikorwa. Pasiteri ngo afata igitsina cy'umukobwa wambaye imyenda akagikandakanda, akaba yakwemeza ko uyu azabyara cyangwa ko atazabyara. Ibi ngo akabikora abakristo bose babireba. Ku rundi ruhande ariko ngo hari aho asaba umukobwa kwiyambura akenda k'imbere, bombi biherereye kugira ngo akore igenzura rye neza kandi mu buryo bwimbitse. Iki kizamini ngo ni nacyo gituma Pasiteri Chinedu afata umwanzuro niba aza kwemerera umukobwa gushyingirwa cyangwa niba atamwemerera agataha amaramasa agasubira iwabo aho kwerekeza iy'umugabo we. Ababinenga bavuga ko bitumvikana ukuntu umupasiteri atinyuka gukorera iri suzuma rimeze gutya ahantu hasengerwa Imana, bakavuga ko uyu ari inkunguzi akaba n'inkozi y'ibibi. Leta ya Nigeria ntacyo iratangaza ku bikorwa bya Pasiteri Chinedu. Gusa bamwe mu baharanira inyungu za muntu muri Nigeria, by'umwihariko igitsina gore, bavuga ko leta ikwiriye kugira icyo ikora igahagarika aya mabi akorwa n'uyu mupasiteri wiyita umukozi w'Imana, nyamara bamwe bagahamya ko ahubwo ari inkozi y'ibibi. Ntago bisanzwe, nta nubwo byoroshye. Ni ku Ijambo TV. Ndakwibutsa wowe udukurikira kuduha igitekerezo cyawe, gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ijambo TV, kugira ngo dukomeze kubana nawe tunakugezaho inkuru zikomeza kugenda zikushimisha. Ndagushimiye cyane, ukomeze kugira amahoro n'amahirwe, wowe bana natwe, wowe udukunda kandi wowe udukurikira, ugire amahoro n'amahirwe.